inshuti zacu kandi inshuti z'ikiganiro Life is Mental and Spiritual Channel, turabaramukije nanone kandi tubashimira ko mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero twabahitiyemo ikiganiro kivuga ku cyo wakora mu gihe wumva utameze neza. Ubwo tuvuga kutamererwa neza nyine ni bya bindi byose bijyanye n'amarangamutima, umubiri, ibitekerezo, ubwonko no mu mwuka, kwa kundi wumva udatekanye utameze neza, icyo wakora ni iki. Rero mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice 10 umurongo wa 4 uhereye ku wa 4 kugeza no ku wa 5 hatubwira gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima. Ibintu dutekereza mu mutima rimwe na rimwe hari igihe ari byo bidutera kutagubwa neza, kwa kundi wumva udatekanye. Hari igihe ibyo utekereza mu mutima biba ari biguca intege, biba ari bigutera ubwoba, wumva ejo hatazamera neza bitewe nuko wenda imibereho yahindutse, hari source of income ubona hatakimeze neza, business irimo guhomba, abana barimo kukugora, cyangwa se bategereje igihe kinini utarimo kubabona. Kwa kundi ubuzima budukunja kunjira mu nguni, ukumva haje igihu kibuditse ejo ntabwo ubona uko hameze. Ngo ufite inkuru nziza yuko ibyo ngibyo tubifata mpiri. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima, dukubita hasi impaka ikintu cyose kirwanya kumenya Imana. Kubera ko dushaka kwihuta, wenda dushobora kuza kubona umwanya wo kubigarukaho gatoya, ariko nari ngufite inkuru zivuga ko udakwiriye guheranwa n'ibyo byose bituma wumva umubereho yawe bihiwe cyangwa ubuzima bwawe butakinezerewe nk'uko Imana yakugeneye kubaho. Ndagira ngo nanone twihute turebe muri Mariko igice cyaho cya 12 umurongo wa 30 ikintu ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko tutarahasoma, ndagira ngo nkubwire ngo ubundi ibyo ngibyo muri counseling babyita cognitive behavior therapy, ukuntu nyine ufatamira ibitekerezwa mu mitima. Iyo ni ya therapy nawe ushobora kwikorera, ni ya therapy ufata igihe ukitekerezaho ukavuga uti ni gute narwana n'ibi bintu bimbuza kunezerwa. Nkuko n'ubundi warwaye indwara isanzwe n'ubushize twagiye tubigarukaho mu bagiye bagendana natwe mu mavideo yatambutse. Ntabwo ubuzima bwacu bwa buri munsi cyangwa bwo mu mutwe cyangwa bwo mu marangamutima buhabanye cyane n'ubuzima bw'umubiri y'indwara yadufashe. Ukurwara ugashakisha ukuntu ujya kwa muganga, ugashakisha ibisabwa kugira ngo ugere kwa muganga, ukicara imbere ya muganga ukamubwira ukuntu babara, akakwandikira umuti ujyanye n'ukuntu wamusobanuriye cyangwa n'ibipimo yafashe bya bizami badusaba. Nta hantu na hamwe bitandukaniye n'ubuzima bwacu bwo mu mutwe cyangwa ubuzima bwacu igihe bwahungabanye. Icyo tuba dusabwa n'ubundi ni ukugira icyo tubikoraho. Nduceceke ngo niba wumva wabihiwe ukomeze ubihiwe ujye mu nzu wiyorose. Iyo bifashe indi ntera bititaweho, hari igihe umuntu yumva atagikeneye kubana n'abandi. Abantu babehavinga bitandukanye uko bagenda barushwa imbaraga n'amarangamutima iyo atameze neza. Rero munyemerere turebe ukuntu twabyitwaramo igihe wumva utameze neza. Ni nayo topic yacu y'uyu munsi. Mariko igice cya 12 umurongo wa 30 haravuga ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Urumva ko Imana irashaka ko tuyikunda tutisigarije agace na gatoya. Nibutse nanone ko nubwo duhamagarirwa gukunda Imana muri izo ngeri zose, aho hose tugomba gukundiramo Imana ni naho dutererwa. Satani nawe niho atera. Impamvu aba yagufasha akakunaniza mu mubiri, akakunaniza mu bwonko, ntushobore gutekereza ngo ibitekerezo byawe bibe coordinated, nuko abarwanya wa munezero wawe Imana yakugeneye. Iyo turimo gukora ibi ngibi rero, turimo gushaka ukuntu twanezerwa kugira ngo dukore ibyo Imana duhamagariye kuba byo, tuba turimo kurwanya ya gahunda ya Satani ishaka kuburizamo umunezero wacu, kandi gahunda y'Imana kuri twebwe ari kugira ngo tunezerwe. Rero impamvu byitwa cognitive therapy cyangwa cognitive behavior therapy nuko hari ukuntu behaving ukabimenya ko watewe, hanyuma nkuko n'ubundi wumva umuriro ukutekereza ko yaba ari malaria cyangwa wafungana ugatekereza ko ari grippe n'ibindi, hari sinyare biguha, hari ibimenyetso biza ukabimenya ko watewe
cyangwa ukabyumva mu marangamutima yawe, mu mubiri ukiyumva ukavuga uti hari ikintu kitagenda neza. Iyo wabimenye ko hari kitagenda neza, ikorere ya terapi. Wiceceka, wikwicara ngo wipfumbate, wumve ukwiriye kwigunga, uhembere bya bindi bifasirita Satani gukomeza kukubabaza, ahubwo ushakisha uburyo nyine wakwivura, cyangwa se ushakisha undi muntu ushobora kugufasha bitewe n'ubuziho ubwo bushobozi. Rero nagira ngo nanone tugaruke kuri cya kindi twavuze, gukundisha Imana umutima wacu wose. Iyo tuvuga umutima amarangamutima yacu aba mu mutima. Iyo tuvuze kuri Imana, gukundisha Imana umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, amarangamutima yacu agiye aba represented kuri buri rwego. Iyo tuvuze umutima uhagarariye amarangamutima, hanyuma ubwenge bwacu bwose bugahagararira uburyo bwacu, ubuzima bwacu bwo mu mwuka, hanyuma ubwenge cyangwa mind bigahagararira ubuzima bwacu bwo mu mutwe, hanyuma imbaraga, gukundisha Imana imbaraga zacu zose bikaba biri representing our physical health. Iyo ucitse intege mu buryo bw'umubiri nta mbaraga ugira. Iyo ucitse intege mu buryo bwo mu mwuka, ucitse intege still nta bintu wakora. Rero ni ukuvuga ngo ahangaha Satani ahaterera kugira ngo akunanize gukora umugambi Imana yakuremeye. Iyo turimo rero kurwana dushakisha uburyo bwo kwivura, kwikorera terapi cyangwa abayidukorera, tuba turimo kurwana no kugira ngo ab'Imana yaturemeye kubabo duhuze ubuzima bwacu n'imibereho yacu n'umugambi Imana yaturemeye umunsi twazaga muri iyi si. Nicyo tubereyeho. Igihe cyose tutashoboye kubyalayininga, cyangwa iyo uruhande rumwe rushije urundi imbaraga ntibibe aligned ku kigero cyiza cyangwa bingana, ni hahandi dusanga nyine duhubangana, twahungabanye. Mu Kinyarwanda ni n'ihungabana kuko ni ukuvuga hari igice kimwe cy'ubuzima bwawe kiba kidatekanye, nk'uko amazi iyo ari mu kivomesho hari ukuntu iyo kituzuye acubangana, akagenda acubangana, bigatuma nyine bitamerera neza uyafite. N'amarangamutima yacu cyangwa ubuzima bwacu mu buryo buri holistic, iyo hari igice kimwe kititaweho habamo nko gucubangana nk'aya mazi twavugaga. Biradukwiriye rero kugenda duhuza ubuzima bwacu n'amarangamutima yacu n'iby'Imana dushakaho n'umugambi Imana yaturemeye, tukabisanisha n'uburyo tubayeho kugira ngo tutaza kubaho ubuzima buhengamiye uruhande rumwe. Hanyuma rero bivuze iki? Ntabwo dukwiriye gutangazwa nuko nyine twatewe, wababaye, wanezerewe, uyu munsi mu mubiri hacitse intege, mu bugingo hahungabanye, mu mubiri byanze. Ntabwo bikwiye kudutangaza, kuko Satani nawe abereyeho guhora arwanya uwo mugambi Imana yaturemeye kugira ngo udasohora. Iyo rero byatujeho, aho kugira ngo twipfumbate duterwe ubwoba no kuba byatugezeho, ahubwo hari icyo dushobora gukora cyangwa dushobora kwitegura. Ni buryo ki twitegura rero? First of all, ni ukwemera yuko condition turimo dukenera kuyikoraho buhoro buhoro. Ubuzima bwo kugira ngo tubeho neza tubikoraho buhoro buhoro kugira ngo twarayininga umugambi w'Imana n'ubuzima turimo kubamo n'iki Imana yatuzaniye ku isi bibe bibalansinga neza, bigendana. Hanyuma rero ikindi twasorezaho tubabwira nuko ibingibi bidakorwa umunsi umwe, ijoro rimwe, n'urugendo, ni process. Ahubwo iyo process ukaba consistent mu gihe wumva wacitse intege emotionally, ugashaka icyabiteye kwa kundi twabiganiriye, cyangwa ugashaka umuntu biganiriza. Ashobora kuba ari kansera cyangwa atari kansera, ari umuntu w'inshuti, ari umuvandimwe, ari umushumba, ariko ntiwihererane ibintu kugira ngo bitakurusha imbaraga bigasoza ubuzima bwawe buhungabanye cyangwa bugenze nabi. Inshuti zacu rero nagira ngo dusoze tubashimira cyane, tunabasaba ko ibi biganiro niba byagufashije wabisangiza abandi, ugakanda subscribe kandi ugakora na like. Imana ibahe umugisha, turabakunda.